Mu masaha y'igitondo mu gishanga cyahazwi nko kwa Gatera ho mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu karere ka Gasabo hamenyekanye inkuru y'incamugongo kuko abaturage banyuraga muri ibyo bice maze baza gutungurwa no kubona umurambo w'umugabo uri mu nzira wo guhita bihutira gutabaza inzego z'umutekano. Aha hantu bahiciye umuntu kuko aha hantu njya mpakorera niho nacururizaga. Mu gitondo ngiye kumva numva mugenzi wanjye arampamagaye arambaza ati hamwe mukorera ko wumva bahiciye umuntu. Ubwo nanjye mpise manuka umuntu mugezeho ndamureba ariko mbonye ari umugabo yajyaga ducaho hano ku mugoroba ataha muri ibi bice byo muri Ngaruye cyangwa se hano za Rwankuba muri izo nzira n'imenye yatahaga. Ubwo rero hano hantu harakabije si ubwa mbere bahiciye. Nanjye nari ndyamye musaza wanjye aca hano arahamagara aravuga ati hano hantu bahiciye umuntu. Aka akaba atari n'ubwa mbere bibaye kuko hano hantu babigize akamenyero. Situzi ngo bamwishe ninde nubwo abantu bari gukwihwisa ngo ni umumotari ngo ni iki ntawurabiye. Kagiye inkuru tubimenye turi Kabuga abamotari bari guturuka inahangaha batubwira kwa Gatera umuhanda ujya Muhororo bahiciye umuntu. Twaba tumuzi ariko nyine bamwe barahwisa ngo ni umumotari ariko nta muntu ubizi neza. Bamwe baravuga ngo ni umumotari ariko nta muntu ubizi neza. Abaturage kandi bavuga ko atari ubwa mbere muri aka gace humvikana ibikorwa nk'ibi kuko no mu bihe bitandukanye hajya hagaragara ibikorwa by'urugomo aho abantu bamburwa ibyabo bitandukanye abandi bakayicirwa mu buryo budasobanutse nk'uko bakomeza babigarukaho. Ubwa mbere bahiciye abantu ni igihe cyose nijoro ujya kumva ukumva akaruhu karavuze wajya kumva ngo bahategeye umuntu. Muri rero twasabaga rwose ubuyobozi ko bwahashyira irondo ritavaho kuko birakabije. Nora ni mu mashyamba nta bantu bahatuye wa mbere wari uhaguye kuko n'ikindi gihe hari undi bahiciye hirya aha nyuma yaho naho bahicira undi hirya aha bamukura mu giti cy'umwembe. Wumva ni ibintu birenze. No mu minsi yashize hari abandi babiri bakuye ku kiraro kiri hirya aha babiri bari bahiciwe. Wumva rero ni ibintu birenze kwemera badafashe bahakaze umurego byawe abantu bajya bahashirira. Bambura n'abantu baba bateze abantu bakabambura nibo babica rero. Kakaba atari n'ubwa mbere bibaye aha hantu rwo umva induru ujya kumva mu masangahe iravuze sanga aha hantu rwose ni habi kuva saa yine umva sanga mutaciye muri benshi urebye nabi wawe ko natwe bari bahadutegeye tuvuye ari Nyarutarama ari saa 3. Agace gasanzwe kagira ubugizi bwa nabi hashizemo ukwezi hari n'abandi bantu biciye hano hirya hari ababiri hano hari umwembe ariko mbere bahwise ko ari abashumba buno mu kirere bitwa Gatera nyine ufite amafamu hano ariko ntago ari bo barababeshye ntago ari abashumba. Saba inzego z'umutekano gukora ibishoboka byose ko gace nako kakaba kakwitabwaho kuko akenshi gakomeje kurangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bityo ko umutekano wakagombye gukazwa kugira ngo abahagenda ndetse n'abahakorera nabo barusheho kumva batuje muri bo. Kandi iyi nzira ikoreshwa n'abantu benshi birasaba kugira ngo bahashyire irondo rihakaza umurego kuko abantu barimo barahapfira. Bose nibahashyira umutekano wisanzuye kuko birarenze saa 12 uvuga ati nimpaca baranyica natwe saa 12 tuba twanuye twagiye. Numva rero ni ikibazo. Bibaye byiza mwakorera abantu ubuvugizi bagashyiramo umutekano uhagije n'ubwo mwadukorera ubuvugizi bagashyiramo umutekano uhagije. Urareba ni mu mashyamba n'ubundi wavuze indura baturuka hano ruguru bajya kugera hano bakoze ibyo bakora. Rwose nuko bahashyira patro ya gisirikare cyangwa ya polisi kabisa. Ipiwari Gahunzire umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kigali agaruka ku rupfu rwa nyakwigendera ndetse no ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri ako gace. Amakuru twayamenye twayahawe n'abaturage ko hari umugabo uryamye ku muhanda bigaragara ko yapfuye. Polisi rero twagezeyo ndetse n'izindi nzego basanga rero ko umugabo yapfuye akaba yari afite ibikomere ku musaya. Icyakozwe ni uko hafashwe ibimenyetso bya gihanga kugira ngo hasuzumwe hamenyekane icyamwishe. Ikindi iperereza ryatangiye kugira ngo niba hari ababigizemo uruhare ku rupfu rwe afatwe cyangwa se hanamenyekane niba ari impanuka yagize bisanzwe. Twavuga ko rero iperereza ryatangiye ibindi tuzabamenyesha. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru
kugira ngo usuzumwe. Ubutumwa twataha ku baturage ni uko ntabwo ari nta gikuba cyacitse, ntabwo bivuze ko umutekano wahungabanye, gusa tuzamenyesha icyavuyemo indi perezida yo gukorwa, ni naho tuzabonera gutanga na mesaje tumaze kumenya icyamwishe. Abaturage bo ntibahumure, umutekano wabo urarinzwe nta kibazo. Inzego z'umutekano zemeza ko umurambo wa nyakwigendera waje guhita ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo haze kuba hakorwa ibimenyetso bya gihangane ndetse n'iperereza maze hamenyekane icyaba cyamuhitanye. Iyi ni ATV Gendisengiyumva Gisa Steven mu mujyi wa Kigali. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye nk'abakandida bigenga ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary, MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0780 19 74 88. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.